Hi guys, twagarutse TBB TV show turabasuhuje aho muherereye hose, turabifuriza imigisha y'Imana, amahoro ya Nyagasani abe kuri mwe mwese mureba TBB TV show. So rero nkuko mubizi, ubushize TAUSSI yambajije ibibazo, ni nko mu buryo tubikora, twabikoze nko mu buryo bwo kugira ngo nyine tumenye Betty ninde, ni muntu ki, umuntu wese ku buryo aho bahurira yabazi ngo aho yasobanura ngo Betty ni muntu ki. So rero uyu munsi nanjye nazanye TAUSSI kugira ngo mubaze kugira ngo mubaze nawe atwibwire. TAUSSI, amakuru? Ni meza cyane. Umeze bon? Bombo. Urishimye mu mutima wawe? Urashima Imana? Cyane gose. Good girl. So, ikibazo cya mbere na banzu twibwire, TAUSSI ni muntu ki? Mu magambo maremare pana magufi. Okay. Murakoze cyane Betty kunyakira kuri televiziyo yanyu. Yego. Televiziyo yacu. Wayimariye none urayihereye. Wayishimuse urabona utangiza umutumirwa washyize ibishanga. So umutesi, okay, amazina yanjye abantu banzi nitwa umutesi TAUSSI. Yego, niyo mazina azwi. Hanyuma ndi umwana uvuka mu muryango w'abana batatu, abakobwa gusa, aribo bagize na TBB TV show. Nize amashuri abanza n'ayisumbuye. Kaminuza yene. Niga ayisumbuye. Okay. Na university of course. Narayize muri faculty ya finance and banking. Tumva ari ibyo. Suko ndivuzera. Nibyo. Birahagije. Batwara ibyo. So, uvuze amazina yawe mpita ngira amatsiko. Ese TAUSSI ni umusiramu? Cyangwa yavutse mu muryango w'abasiramu? Urimo urabariza. Ngewe nsubiza ibyo ndimo ndakubaza. TAUSSI yavutse mu muryango w'abasiramu cyangwa we ubwe yarakuze yifatira umwanzuro wo kujya mu basiramu? Kuko iryo zina ndumva rimeze nk'aho ry'abasiramu. Okay, abantu bakunda kumbaza icyo kibazo, ariko actually ntabwo ndi umuyisilamu, ndi Protestant, ariko kwa kundi kurira muri iyo dini niyo y'ababyeyi banjye yari umuproso, ariko finally naje kuba umurokore. Nabaye umurokore, so ubu ngubu nyine ndi umurokore. Okay. Ntabwo rero ndi umusiramu, iryo zina abantu benshi bakunda kuryibeshyaho, ariko ntabwo ariko bimeze. TAUSSI akunda kurya iki? Mana yanjye wese nkunda kurya ibiryo bya Kinyarwanda, ibonera twishe mwa bantu mwe turashize. Ari wacu baratashye ni hano. So TAUSSI akunda hobby yawe? Swimming. Okay. None se guswiminga urabizi? Ndagerageza. Ariko uzi ikintu gitangaje, nakundaga swimming. Namaze imyaka myinshi cyane mpagarara muri piscine, ntashobora koga, nyine ntazi koga, ariko nkabikunda pe, nkakunda koga, ako nkatinya amazi. Noneho ikintu cyangoye cyane ni ugushyiramo umutwe nyine ukawogumisha mu mazi,
ariko umunsi umwe nafashe icyemezo ndavuga se kubera iki nkunda guhagarara mu mazi nkahagarara ngomba kwiga koga. Ikintu cyabayeho rimwe gusa nabwiye umumetre nageur ndavuga ati ndashaka kwiga koga uyu munsi, ndashaka kuva amenya akantu. Ndatangira ubumve ko kubera ukuntu nanjye nabimenye hari byinshi ntaramenya, nta nubwo nshaka gukora wenda nk'amasiganwa yo koga, ariko kubera wenda sometimes n'umwanya mukeya ntabwo nkunda kujyayo cyane, ariko nkeka ko aho ngejeje ari siporo se no koga icyo ukunda cyane neza. Burya rega koga nabyo ni siporo, ariko gym nayo ndayikunda. Mbese ubundi muri rusange reka tuvuge muri rusange muri siporo ho nkunda gym, urumva aerobic ndayikunda nayo, ariko iramvuna kubera bakoresha imbaraga nyinshi batanaruhuka. So kugira ngo ngendane n'umucoach ndangize session birangora cyane. So nkunda gym cyane mu byuma kuruta aerobic, ariko aerobic nayo ndayikunda iyo nkoze nduhuka. Atari umucoach nyine ushyiramo kime ngo mukore. Tausi yatubwiye ko avuka n'abana batatu. Ni umwana wa kangahe mu rugo? Ni umwana wa kabiri. Mu bakobwa bangahe? Babiri. Batatu umugabo wa kabiri. So Tausi yakuze gute mu rugo mu bwana bwe? Yakuze ari umuntu umeze gute? Tausi yakuze ari umwana w'umunyadukoryo. Tausi nakuze ndi umwana ukuntu nyine mama yakundaga kumbwira w'umushapu ukuntu nta kintu najyaga ntinya, urumva ariko kitari mu bibi, ariko nakundaga nyine kuba shapu mu bintu byo kugerageza ibintu byiza. Hanyuma ariko nkaba n'inkubaganya cyane. Abana b'iwacu nyeka ko ari ngiye wakubaganaga. Ndi umwana ukunda kwitetera, nkitetesha kuri mama kandi nari bucura, abantu bakagira ngo ndi bucura. Nkora ndi umwana ukunda gushakisha, maze gukura, maze kurangiza ubwo secondaire. Ndumva ari ibyo ngibyo. Inzozi zawe zari zihe? Inzozi zanjye nyiri umwana zari kuzagira mbese nifuzaga kuzaba umukire. Inzozi zanjye zari zo kuzaba umukire. Wabigezeho? Ndimo kugerageza. Wumvaga uzaba umukire biciye muri iyihe nzira? Uzakora iki kugira ngo ubone amafaranga? Nta nzira cyangwa abantu bari baragusevingiye? Ega ko sevingi iwacu na sevingi bari barankoreye. Wumvaga bizatuma nakuze ndi umwana ufite mama we gusa, kandi mama we wagerageje kurera abana be bagakura, ariko imbaraga ze nawe zigahita zishira kabisa. Nyine yaragerageje, ariko ntabwo yageze ku bushobozi bwo kuba yakora saving y'abana ngo umwana azakure asange business ngo agire gute. Oya, nta saving bari barankoreye, ariko nakuze nanone niyumvisha ko umuntu ashobora kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Numvaga akazi gashoboka kariko kose nagakora, ariko nkatunga amafaranga yanjye, kandi koko byarabaye. Hanyuma hari n'igitabo nari narigeze gusoma, urumva, mbona ntago nkibuka neza, ariko sinzi ibyo bintu nari narabisomye, ariko ikintu nari narabonye cyo nuko umuntu wese wageze ku nzozi z'ubukire
ntabwo yari yarigeze akorerwa saving cyangwa hari ubundi buryo nyine abayeho yabayeho, cyangwa se akenshi nasangaga abantu babaye abakire, urumva, baratangiriye ku busa. Ugashaka mu bwenge bwawe no mu bushobozi bukeya ukarwana ariko ukagera ku nzozi zawe. Ubu rero ndacyahatana kugira ngo nzabigeraho, sindabigeraho. So Taussi aramutse amenye wenda Imana yaduhishe igihe iminsi tuzamara ku isi, ariko uramutse uzi igihe uzamara ku isi habura nk'isaha imwe ngo ubuzima bwawe bugere finale, ni uwuhe muntu wa mbere washimira mu buzima bwawe ku isi? Ni nande muntu wagaye usigaje nako isaha ni nyinshi, usigaje umunota umwe ngo urangire bakavuga ati shimira unagaye? Bati uranyishe. Gushimira biraryoha, ariko kugaya Abanyarwanda dukunda kuvugisha ukuri, twanga kuvugisha ukuri. Ashaka kunteranya. Okay, ndavugira mu migani. Nishaka mvugira mu migani. Nta kibazo. Ubwo ndavugira mu migani. Nyirakuyumva arayiyumva. Oya. Okay. Ubuzima bwanjye buri iyo utavuga ngo umuntu ngo kwisi umwe niwe nshaka, ubwo utavuga ngo umuntu kwisi nari buhite nkubwira ngo nashimira Imana, kuko Imana niyo ituma Imana idora tuyishima bro, niyo ituma nyine umuntu ajya ku kintu cyose. Ariko uvuze umuntu wa mbere muri iyi si nashimira, ndi mu mwuka wanjye wa nyuma, niyo wankangura mu bitotsi nyine kwa kundi ukoze ku muntu, uwo muntu wa mbere nashimira ni mama. Mbwiye rero ngo mvuge abandi, navuga ngo oya nta bandi dushaka. Okay, turashaka uwo wagaye. Beti umuntu naganje kumuvugira mu migani, muvuge nabi kuko kumesha ninga umuntu, urumva? Kandi noneho uvuze ngo ugiye kuvuga nyine wirekuye ugaye umuntu, ariko shaburiya umuntu akakugirira nabi, sibyo? Wavuze mbese ngo gushimira, uwo nashimira n'uwo nagaye. Ubwo nshimira n'uwangiriye neza, ubwo ngaya n'uwakubabaje mu buzima. Ubwo uhise ubimvugira neza mu ijambo rimwe ngo reka nkubwire umuntu nagaya mu buzima bwanjye. Umuntu watumye ntakaza irira ryanjye rikamva mu maso kubw'agahinda nyine newe nawe. Niwe nagaye. Ese n'umwera kuki urimo ushaka kwegera benshi? Uzi benshi? Oya. Niba uzi benshi utajijo. So Taussi ni mu buzima bwe akunda, ni iki kintu yambara yasohoka kumva araberewe? Mwana wa mama sinkubeshye, buriya iyo nambaye nkumva nambaye neza, n'igihe nambaye nkumva ndikwije, urumva? Nkaba nambaye umwenda numva ntagenda nikandagira, mbese ntamanura nzamura, numva ndi comfortable mu yandi magambo. Ariko kandi mu bwoko bw'iyo myenda, ibintu birimo amapantaro, mbese ubwoko bw'imyenda itari amajipo n'amakanzu, nibyo bintu iyo nambaye mba numva nambaye neza. Ibyo bigukorera, ibyo binkorera, ni nabyo iyo mbyambaye abantu bakunda kumbwira ngo nambaye neza. Hari iki ukunda kurya ntakikubajije? Ukunda kurya iki mu buzima?
ikintu urya kabisa